Imyaka 120 ni imaze kuzura ubwato bw'akataraboneka bwa TITANIC burohamye mu Nyanja ya Atlantique. Ubu bwato bw'akataraboneka bwarohamye hagati y'itariki ya 14 na 15 Mata 1912 ubwo berekezaga mu mujyi wa New muri Leta zunze ubumwe za Amerika bahagurutse i Southampton mu Bwongereza. Iyi mpanuka yahitanye abagera ku 1500 barimo abagenzi n'abakozi bakoraga muri ubu bwato. Iyi mpanuka ni kimwe mu nkuru mbi zabayeho mu mateka y'isi, byanatumye ikorwaho inkuru nyinshi z'amadokumentari, indirimbo n'amafilimi byinshi. Nguhaye ikaze wowe ukurikiye ikiganiro Sobanukirwa kuri Visual Radio, aho tugiye kugaruka ku mateka atangaje y'ubwato bwa TITANIC, aho igitekerezo cyabwo cyavuye, uko bwubatswe kugeza bukoze urugendo rwabwo bwa mbere bwanavuyemo impanuka ikomeye cyane. Nyamugiye kubana ndi Kayira Bertrand, nkwibutsa kandi ko iyi video ushobora kuyisanga kuri YouTube channel yanjye ariyo Kayira Bertrand. Ukibuka kandi gukora like na subscribe kugira ngo n'izindi video nziza nk'iyi zijye zikugeraho byoroshye. Mu ntangiriro z'1900 gutwara abantu n'ibintu babambutse inyanja ya Atlantique ni imwe muri business zari zishyushye cyane muri icyo gihe. Kuva ku mato yatwaraga abaherwe bagiye kurya isi kugeza ku mato yatwaraga bimukira bagiye gushaka imibereho. Amwe mu makompanyi yari akomeye cyane mu gutwara abantu icyo gihe harimo White Star na Cunard. Mu mpeshyi y'1907 kompanyi ya Cunard yari imeze nkaho ihugiye mu kwagura isoko cyane. Ibifashijwemo n'amato abiri Lusitania na Mauritania yateganyaga gutangira gukoresha mu mpera z'uwo mwaka w'1907. Aya mato uko ari abiri yose yari afite umwihariko wo kwihuta cyane ku muvuduko utarigeze ukoreshwa n'ubundi bwato bwari bwo bwose bwagendaga mu Nyanja ya Atlantique. Mu guhangana na Cunard, chairman wa White Star Brice Ismay bivuga ko yahuye na William Peary wari ukuriye ikigo gikomeye cyakoraga amato cya Harland and Wolff, cyari cyaranubatse andi mato manini cyane yari asanzwe akoreshwa na kompanyi ya White Stars. Aba bagabo babiri bemeranyijwe kubaka ubwato bw'akataraboneka, ariko bakibanda cyane ku bwisanzure n'umutuzo w'ubwato, aho kuba umuvuduko bitandukanye n'aya mato yakozwe na Cunard. Byaje kurangira bemeranyijwe kubaka amato atatu ariyo Olympic, the Titanic ndetse na Britannic. Ku itariki ya 31 Werurwe 1909, nyuma y'amezi atatu ubwato bwa Olympic butangiye kubakwa, imirimo yo kubaka Titanic nayo yaratangiye. Aya mato karabiri yose yubakiwe hamwe, bumwe iruhande rw'ubundi, bwubakirwa ahantu hanini cyane hashoboraga kwakira ingano yabwo. Igishushanyo mbonera cy'aya mato abiri kikaba cyarateguwe na Thomas Andrews wakoraga mu kigo twavuze haruguru cya Harland and Wolff. Uretse dekorasiyo y'akataraboneka yashyizwe muri aya mato, Titanic kandi yari ifite aho kurira ho ku rwego rwa first class, ikagira esansere enye ndetse na pisine. Aho twafata nka second class muri Titanic, mu yandi mato habaga ari first class, ikagira kandi na third class. Izi class zose zikaba zari zihuriye mu kugira umutuzo n'ubwisanzure budasanzwe. Mu rwego rwo kubuha umutekano, Titanic yari ifite compartment 16 zitandukanye zifite imiryango yashoboraga gufungwa n'abakontrolaga ubu bwato, ku buryo nta mazi yashoboraga kwinjiramo imbere mu gihe havutse ikibazo. Abubatse ubu bwato bemeza ko compartment enye muri 16 zari zifite ubushobozi bwo kuba zitacengerwamo n'amazi niyo bwaba buri mu ndiba y'inyanja. Byanatumye benshi bemeza ko Titanic idashobora kurohama. Nyuma y'uko imirimo y'ingenzi yo kubaka Titanic irangiye, ubu bwato bwatashywe ku mugaragaro ku itariki ya 31 Gicurasi 1911. Aha niho batangiye gushyiramo ibikoresho byose nkenerwa nk'amamashini n'ibindi, ari nako banoza imirimo neza. Nyuma y'uko ubwato bwa Olympic bukoze urugendo rwabwo bwa mbere muri Mata 1912, Titanic nayo yahise itangira kugeragezwa, nayo birangira banzuye ko ifite ubushobozi bwo kujya mu nyanja. Titanic yitegura gutangira urugendo rwayo rwa mbere yari imwe mu mato manini cyane kandi ahenze ku isi yose. Titanic irimo abantu n'ibintu yashoboraga gupima toni byibuze 46,328. Byashoboraga kwiyongera bikagera kuri toni 52,000 igihe yakabije.
Titanic yari ifite byibuze uburebure bwa metero 269 n'ubugari bwa metero 28 n'ibice bibiri. Ku itariki ya 10 Mata 1912 ubwato bwari bumaze kwitegura urugendo rwabwo bwa mbere. Aha urugendo rwarwo rwa mbere rwagombaga kuva Southampton mu Bwongereza bugana New York muri Amerika. Ubu bwato bwa Titanic bamwe bari bahaye akabyiniro ka The Millionaire's Special bwari bwahawe Captain Edward J. Smith, nawe wari warahawe akazina ka Millionaire's Captain cyangwa se kapiteni w'abamiliyoneri tugenekereje mu Kinyarwanda, kubera ko yari amenyerewe mu gukora ingendo ziganjemo abaherwe benshi. Uretse abaherwe, ubu bwato kandi bwari burimo abandi bantu bakomeye barimo umunyemari w'umunyamerika Benjamin Gangamin, umunyamakuru w'umwongereza William Thomas Stead, ndetse n'umwe mu bashinze ikigo gikomeye cyane cya Macy's Department Store Isidore Strauss n'umugore we Ida. Ismay wari umukuru wa White Stars nawe yari ari muri ubu bwato hamwe na Andrews wabudesigninze. Mu gutangira urugendo basa n'ubundi nk'ababuriwe ko hari ikintu gishobora kutagenda neza, kuko mu guhaguruka Titanic yagonze bituma isa nk'itaye inzira, ariko nyuma y'isaha bari kuyikurura ngo igaruke mu nzira yayo nibwo yagarutse, noneho ihita itangira urugendo. Ku mugoroba w'itariki ya 10 ubu bwato bwahagaze i Cherbourg mu Bufaransa. Icyambu cyaho nticyari gifite ubushobozi bwo kwakira ubwato bunini nka Titanic, byatumye bakoresha amato mato bageza abagenzi aho Titanic yari iri. Mu binjiriye mu Bufaransa harimo umuherwe John Jacob Astor n'umugore we wa kabiri wari utwite Madeline, ndetse n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu Molly Brown. Nyuma y'amasaha 2 baparitse mu Bufaransa, Titanic yakomeje urugendo rwayo. Mu rukerera rw'itariki ya 11 Titanic nibwo yahagaze ahantu hayo hanyuma yagombaga guhagarara mu Burayi. Aha ni muri Queenstown muri Ireland. Mu gicamunsi nka saa 7:30 nibwo noneho bahagurutse bagana New York ari abantu 2200, muri bo 1300 nibo bari abagenzi. Muri uru rugendo abari bashinzwe kwakira amakuru kuri radio yo muri Titanic ariwo Jack Phillips na Harold Bright bakiriye amakuru menshi ababwira ko mu mazi harimo ibibuye byinshi bya iceberg. Ku batazi, iceberg ni ibibuye binini bikoze mu rubura biba byarahanutse hejuru ku musozi waguyeho urubura bikagera mu mazi ntibihite bishonga. Amakuru yose abagabo bakiraga bahitaga bayageza ku bari utwaye ubu bwato. Ku mugoroba w'itariki ya 14 Titanic yatangiye kwegera cya gice giherereyemo iceberg nyinshi. Captain Smith w'ubwato yahise asa nk'ubukatishije mu gice cy'amajyepfo kugira ngo bazihunge, ariko nanone ubwato bukomeza kugenda ku muvuduko usanzwe wa kilometero 40 ku isaha. Ku isaha y'isaa 3:40 babonye ubutumwa bubaburira ko ahantu bari hari iceberg nyinshi, ariko ubu butumwa ntibwagezwa ku bari bayoboye ubwato. Ku isaha ya saa 4:55 ubundi bwato bwari hafi aho bwitwa Californian bwohereje ubutumwa ko bwahagaze kubera kuzengurukwa n'urubura. Phillips wari ushinzwe kwakira ubutumwa aho gutambutsa amakuru yahise abasubiza nabi ababwira ko bari kubavangira. Abagenzuzi Frederick Fleet na Reginald Lee nibo bari bashyizwe ku munara w'ubu bwato kugira ngo bagenzure inzira Titanic yari iri gucamo. Akazi kabo kaje gukomezwa nuko amazi yari atuje muri iryo joro. Ushobora kwibaza uti kahubwo amazi yari atuje sibyo byari byiza? Ibi nibyo biba ahubwo kuko amazi atuje yahise arengera ibibuye byari mu mazi, ariko iyo aza kuba ari kunyeganyega byari koroha ko babona ibi bibuye by'urubura. Kongeraho ko kandi aba bagenzuzi nta jumeri cyangwa binoculars bari bafite ku buryo babasha kureba mu ntera ndende. Mu masaha ya saa 5:40 ubwo bari bageze mu ntera ya kilometero 740 uvuye Newfoundland ho muri Canada nibwo babonye ikibuye. Abari batwaye ubwato bahise babimenyeshwa. Uwari uhagarariye abandi First Officer William Murdoch yategetse ko ubu bwato buhindukizwa ibumoso ndetse na moteri igahindukizwa. Titanic yahise itangira guhindukizwa, gusa ntibyabahiriye cyane kuko igice kimwe cy'ubu bwato cyagonze iki kibuye. Bivuga ko byibuza compartment 5 zari zishinzwe kurinda ko ubu bwato bwakinjirwa n'amazi zangiritse. Nyuma yo kugenzura ibyangiritse byahise byemezwa ko compartment zangiritse cyane ndetse ko igice cy'imbere cy'ubu bwato kigiye gutangira kwibira mu mazi
biri bunatume izindi compartment zari zitarangirika nazo zihura n'ibibazo. Ibi bimaze kuba, kapiteni w'ubu bwato yahise ategeka wari ushinzwe kohereza sinyare ariwe Phillips ko yatangira kohereza ibimenyetso bitabaza. Bimwe muri ibi bimenyetso byageze ku bwato bwa Carpathia ahagana ku isaha ya 3:20 zo ku itariki 15, ndetse ubu bwato bwa sosiyete ya Cunard buhita butangira kwerekeza aho iyi Titanic yari iherereye. Ariko ikibazo cyari gihari ni uko ubu bwato bwari buri mu ntera ya kilometero 107, bivuze ko byari kubatwara byibuze amasaha 3 kugira ngo bagere kuri Titanic. Hari andi mato nayo yakiriye ubu butumwa harimo Olympic, ariko nayo yari iri kure cyane. Hari ubundi bwato babonye hafi aho, ariko Titanic ibura uburyo ibagezaho ubutumwa. Bwa bwato bwa The Californian nabwo bwari bukiri hafi aho, ariko bwari bwafunze ikoranabuhanga ryabwo rya wireless. Ubwo bari bakomeje kugerageza ko hari ubwato buri hafi aho batabaza, ni nako utwato duto cyangwa lifeboats twagenewe gutabara abantu mu gihe cy'ibyago twari dutangiye gutegurwa. Nubwo umubare w'ubu bwato buto warengaga wari waragenwe n'ikigo cy'abongereza kigenzura ubucuruzi British Board of Trade, nanone ntiwari uhagije ngo utware abagenzi bose bari muri ubu bwato. Umubare w'ubwato buto wari 20, bivuze ko bwose hamwe bwari gutwara abantu 1178. Ikibazo cyaje kuba ingutu ubwo bari bashinzwe gutwara ubu bwato batangiye kugira impungenge ko ubu bwato buto nabwo budafite ubushobozi bwo kuba bwatwara abantu bose buzuye umubare bwagenewe gutwara. Ni ukuvuga ko ubu bwato bundi bwari bufite ubushobozi bwo gutwara abantu 65, bwahise butangira gutwara abantu 27 bonyine. Ubwato buto bwari bufite nimero ya 7, nibwo bwavuye kuri Titanic bwa mbere butwaye abantu 27 bonyine. Ubwo ni ukuvuga ko umubare w'abagombaga gutabarwa nawo wahise ugabanuka cyane, uva ku bantu 1178 ugera ku bantu 705 gusa. Uko abagenzi babaga bategereje kwinjizwa muri ubu bwato buto, niko bagendaga basusurutswa n'abanyamuziki. Ubundi abanyamuziki bacurangiraga abakire babaga bari muri first class, ariko nyuma baza kumanuka bacurangira abantu bose muri rusange. Amwe mu makuru avugwa atangaza ko kubera umwanya muremure bamaze bari gucuranga, byarangaje abantu benshi bituma bamwe banibagirwa ko bagomba guhunga ubwato buri kurohama. Andi makuru atangaza ko muri abanyamuziki bose bacurangaga nta n'umwe wabashije kurokoka. Bigeze ku isaha ya 7 z'igitondo, amazi noneho yatangiye kurengera ubu bwato, ku buryo noneho utabasha no kubona ko ubu bwato bufite esikariye. Abantu bari muri ubu bwato, cyane cyane abagabo, batangiye kubona ko ubu bwato buri kurengerwa. Batangiye kurwanira bumwe muri bwa bwato buto bwari busigaye bufite nimero ya 14. Ofisiye Harold Rowe abibonye bivuga ko yahise arasa amasasu 3 hejuru. Akimara kurasa, Phillips wari ushinzwe communication yahise amenyesha bari muri ubu bwato bose ko nta gihe basigaranye ubwato buri kurohama. Uko igice cy'imbere cy'ubwato bwa Titanic cyakomezaga kwibira mu mazi, ni nako igice cy'inyuma nacyo cyakomezaga kuzamuka kijya hejuru. Isaa 8 z'urukerera iki gice cy'inyuma cyari kikigaragara, ndetse hasigaye amato 3 gusa mato yagombaga kujyamo abantu. Kapiteni Smith yahise abwira abo bari bari kumwe bose ngo nibagende. Yarababwiye ati, nimugende ibisigaye ndabyikorana. Saa 7:18 amatara yose y'ubwato yari yamaze kuzima. Ubwato bwahise butangira kwicamo kabiri, ari nako bugenda bwinjira mu mazi. Abashakashatsi benshi bavuga ko mu minota 6 gusa ubwato bwari bwamaze kugera ku ndiba y'inyanja. Amagana y'abantu yarohamanye n'ubu bwato mu mazi yari yuzuyemo urubura rwinshi. Bivuga ko amato mato yatinze gusubirayo kugira ngo byibuze abatabara bari bakiri bazima bari kureremba hejuru y'amazi. Ariko kubera ukuntu amazi yari akonje cyane, abantu benshi bapfuye bakiyageramo. Umubare munini w'abitabye Imana bari abakozi muri ubu bwato. Abandi bantu benshi bapfuye bari baherereye muri third class, aho muri 710 bari bayirimo, 174 ari bo babashije kurokoka gusa. Bivugwa ko kandi habayemo uburangare bwa Captain Smith kuko yatinze kuburira abantu uko situation imeze. Benshi ntibamenya ko ikibazo gikomeye, baza kwisama basandaye. Abagore nabo banze gusiga abagabo babo ndetse n'abana babo.
ibi ahubwo byatumye ubu bwato bukomeza kurohama kubera ko ibiro byinshi byari by'abantu bakiburimo. Ubwato bwa Carpathia nibwo bwabaye ubwa mbere mu kuza gutabara buhagera ku isaha ya saa 9:30 nyuma y'isaha irenga Titanic yamaze kurohama. Ubwato buto lifeboat bufite nimero ya 2 nibwo bwabaye ubwa mbere mu kugeza abantu kuri Carpathia. Umuyobozi wa White Star yari itunze ubu bwato bwa Titanic, Bruce Ismay, yatanze itangazo rigira riti: "Ntewe agahinda no kubamenyesha ko Titanic yarohamye muri iki gitondo nyuma yo kugonga urubura. Ibi byateye impanuka ikomeye yahitanye abantu benshi." Ku isaha ya saa 2:30 ubwato bwa California nabwo bwarahageze, nabi Inkuru yari yabagezeho mbere y'amasaha 3. Ku isaha ya saa 3 nibwo Carpathia yari igeze New York, aho yari itegerejwe n'imbaga y'abantu. Nubwo abitabye Imana muri iyi mpanuka abenshi bari abakozi muri ubu bwato ndetse n'abagenzi bari muri 3rd class, hari abandi bantu bakomeye nabo bitabye Imana muri iyi mpanuka, harimo umunyemari Isido n'umugore we Idastros. Iri sanganya kandi ryashyize hari abiswe intwari, aha twavuga nk'umunyamerika muri Brown wafashaga abantu mu kujya muri ya mato mato, ndetse na Captain Arthur Henry Rostron wari uyoboye ubwato bwa Carpathia. Iyi mpanuka y'ubwato bwa Titanic yatumye abantu benshi ku isi yose bacika ururondogoro, yabaye umurage w'amateka. Dore nk'ubu hashize imyaka 120 iyi mpanuka ibaye, ariko abantu benshi baba bagifite amatsiko yo kumenya inkuru yayo uko yagenze, ndetse n'umuntu wese yumvishe iramutangaza. Uretse kuba iyi nkuru ya Titanic yaranditsweho ibitabo byinshi, yanakinwemo filime nyinshi, aha twavuga nka A Night to Remember yo mu 1958, ndetse na Titanic yo mu 1997 yanditswe na James Cameron. Mu mpera z'ikinyejana cya 20 ndetse no mu ntangiriro z'ikinyejana cya 21, ibisigazwa byakuwe mu bwato bwa Titanic byagiye bimurikwa mu bihugu bitandukanye byo ku isi, ibintu byakuruye abakerarugendo benshi ndetse bininjiza akayabo k'amafaranga menshi cyane. Ngayo nguko rero ngibyo by'inkuru ya Titanic, ubwato bw'akataraboneka bwarohamye bugikora urugendo rwarwo rwa mbere. Aha twagarutse ku nkuru yabwo yose kuva bukiri igitekerezo kugeza bwubatswe bukanakora urugendo rwabo rwa mbere rwanavuyemo impanuka ikomeye. Ntucikwe na video iri bukurikire, aho turi bugaruke ku cy'abashakashatsi bakeka ko cyaba cyarateye impanuka ya Titanic, aho kuba ikibuye cy'urubura nk'uko twabigarutseho muri iyi video. Njye mwari muri kumwe muri iki kiganiro Sobanukirwa, ndi Kayira nkwibutsa ko niba utabashije gutangirana nanjye iyi video, ushobora kuyisanga kuri YouTube channel yanjye ariyo Kayira. Ukibuka kandi gukora like na subscribe kugira ngo n'izindi video nziza nk'iyi zijye zikugeraho byoroshye. Amahoro.